ukenewe n'ibisabwa kuri uwo muntu ukenewe kugira ngo umuntu aba akenewe hari ibisabwa babitubwiye Imana ibamugisha. Nanjye ndongeraho rero ko icyakarindwi bisaba ko uwo muntu uhitamo neza agahunga icyaha gukomereza aho yarahagaze. Haleluya. Si uguhunga icyaha gusa, ntabwo ari uguhunga icyaha gusa, mwumve ko muri iki gihe uhunga icyaha ariko ugize amahitamo meza. Uhunge gusa ngo ugende cyangwa ngo wirinde ibindi, ariko wongereho n'ikindi gikomeye kugira amahitamo meza. Ubundi umukristo nyakuri cyangwa umukristo nyawe ntabwo ari umuntu ukora ibintu byiza, ni umuntu ukora ibintu by'ingenzi mu buzima. Rero hariho ibyiza, hariho n'iby'ingenzi. Wenda ndaza kubisobanura tugeze imbere hariya. Ibyiza ni uguhunga icyaha, ariko iby'ingenzi cyane ni uguhitamo neza. Amen. Aha rero turasomye ngo itorero ry'i Korinto cyangwa abantu b'i Korinto bumvaga uyu murongo nabi bakanawukoresha nabi, kuvuga ngo byose ndabyemererwa. Amen. Bituma rero bawukoresha nabi, bituma bitwara nabi, bituma bakora ibyaha bishingikirije ku mpamvu nyinshi. Ariko ndavuga ngo zitatu uyu mugoroba niba umwanya uza kutwemerera cyangwa se ngaha. Amen. Twatagiye kuganira ngo iki kitari kigeze hagati igiye gukomeza. Ikintu cya mbere bakoraga bishingikirije kuri iri jambo nuko bavugaga ngo bakoraga ibyaha bakavuga ngo Kristo yaraje akuraho ibyaha byose arabita. Ntabwo ibyaha bifite imbaraga, ntabwo ibyaha bitubaza, ntabwo tukiri imbata z'ibyaha. Iyo mpamvu rero ituma bakora ibyaha bishingikirije ku buntu bwa Kristo. Pawulo arababwira ngo ubuntu bwa Kristo cyangwa imbabazi za Kristo, imbabazi z'Imana, Imana kuba yaraje igakuraho ibyaha, Imana kuba yaraje, Yesu Kristo kuba yaraje agakura ibyaha, ntabwo yamaze icyaha kugira ikinyantege nkeya ku buzima bw'umuntu. Amen. Imana ifashe neza kubyumva neza ko kubyumva. Bakoraga ibyaha bishingikirije ku mbabazi za Kristo, kuba Kristo yaraje agakuraho ibyaha. Noneho nta kindi kintu kintega gituma kimbuza gukora ibyo ushaka kubaho, nta kindi kintu kimbuza kubaho uko ushaka kubaho. Icyaha rero gifite imbaraga, bakavuga ko icyaha cyakize imbaraga kitagifite imbaraga. Pawulo arababwira ngo Kristo kuba yaraje agakora ibyo byose yarabikoze, yagize neza. Ariko ndagira ngo mbibutse ikintu gikomeye, Kristo kuba yaraje cyangwa imbabazi z'Imana ntizisobanura ko dukwiriye kubaho ngo dukore ibyaha tuzi neza ko ari bibi, dukomeze kubaho mu buzima bwo gukora ibibi tuzi ko ari bibi. Amen. Niba uzi ko kubeshya ari bibi, ntukabeshe. Niba uzi ko kwiba ari bibi, ntukibe. Ibyo nabyo byo bakoraga bakavuga ngo ibi ngibi byose Kristo yabikuyeho. Turi kumwe? Haravuga ngo kuba Kristo yarakuyeho ibyo byose ntabwo bisobanura, ntabwo biduha umudendezo, ntabwo biduha uburenganzira ngo tugumye dukore ibyo dutekereza ko ari bibi, tuzi ko ari bibi, ngo dukomeze tubikore. Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye, uko byari biri niko natwe bimeze kuri uyu munsi. Kandi ikintu gikomeye kirateye ubwoba, kirateye n'agahinda. Yewe reka bivuge gutya, ni ukuntu n'umukristo wizeye Imana, wizeye Yesu Kristo, wamenye agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, akomeza gukora ikintu azi ko ari kibi, ariko agakomeza akagikora akirengagiza ukuri. Amen. Ibi rero biri mu bintu byatumye Imana ishyiraho umugambi, ifata icyemezo cyo gukuraho, cyo kwica abana ba Eli, ikabakuraho. Ntiyavuga ngo no kwica gusa, ahubwo iravuga ngo uzabakura no muri uyu murimo w'ubutambyi. Kubera bakoraga ibintu bazi ko ari bibi, bakoraga ibintu byinshi, ariko vuge mu bintu. Icya mbere bakoraga, abana bo kwa Eli, ndabisanga muri Samweli wa mbere ibice 2:15 guhera kuri 12 ukagera kuri 22.
niko birivuga. Ni ukuvuga ngo iyo bagabatetse inkono cyangwa ibitambo byihariye, bo baraseka ngo hari bafite icyuma cyo gukoresha umurimo w'ubutambyi, bo bagafata bagakubita mu nkono, ikintu cyose cyabanzaga kuvamo, ikintu cyose cy'icyuma cyafataga bakagitwara. Amen. Samweli wa mbere 2:14 niho hari icyo cyaha cya mbere bakoraga. Icyaha cya kabiri bakoraga ngo nuko bazaga bakenda ibinure, bakenda ibitambo, bagatwara ku bice by'ibitambo bataratwika ibinure, kandi bibakoraga byari bibujanije mu murimo wo gutanga. Usomye mu Balewi ibice 3:3-5, Imana rero yababwiye ko igihe cyose bazaza gutanga igitambo, baza batamba igitambo kitagabanije cyuzuye, bo rero bakaza bakabicamo bagatwara bimwe. Amen. Icya kabiri bakoraga, icya gatatu nuko basuzuguraga ibitambo n'amatungo. Ubundi mu isezerano rya kera iyo batangaga ibitambo cyangwa bagatanga amatungo, cyari ikimenyetso cyo kwicisha bugufi no kubaha Imana mu gihe babaga basaba Imana imbabazi ku byaha byabo. Rero abahungu ba Eli bo bari barasuzuguye Imana, bagera ku rwego basigaye basuzugura n'ibitambo n'amatungo. Iyo umuntu yazaga gutamba ibitambo yazanye, igitambo yazanye, bo barabifataga bagaciba, ko nibo bari bashinzwe uwo murimo, bakabyiba bikiriye bigaragara ku gicaniro, hanyuma uyu muntu agasigara akozwe n'isoni z'ibyaha byo gukora ntafite igitambo cyo kumutambirwa. Aho ni kuri 22. Icya kabiri bakoraga nuko ngo basambanyaga abagore ku ngufu, ku mbaraga, bakoraga umurimo wo kwibonanira, wo kwigenera. 22 nibyo bintu bakoraga, kandi ibyo byose impamvu yari bivuze nuko babikoraga bazi ari bibi, ntabwo bari batazi ko ari bibi, bari bazi ko ari bibi, ariko bagakomeza bakabikora. Haleluya. Bari bazi ko ari bibi, ariko bakomeza barabikora, bakomeza kubesha abantu, bakomeza no gukora amanyanga yose bakomeza kuvuga, bakomeza kwiba ibitambo by'abantu, basuzugura icyariro cy'Imana, bazi neza ko ari bibi. Imana rero ifata umugambi wo kubica no kubakura kuri uwo murimo, n'abazakurikira yavuze ngo n'urubyaro ruzakurikira rwose iciye inzu ya Eli mu murimo w'ubutambyi. Amen. Rero mbabwire, uriya gukora icyaha ugikoreye mu bujiji, ugikoreye mu kutamenya, nabwo ufite ingaruka zawe. Ariko gukora icyaha kandi uzi ko ari icyaha, byo bifite ingaruka ziremereye cyane. Kandi ndagira ngo mbwire ikintu gikomeye, buriya ntabwo tuzi imbaraga z'icyaha. Niyo mpamvu hari ibyo tuba tureka gukora tutazi imbaraga zazo, akaba n'ibindi tuba dukora tutazi imbaraga zazo. Niyo ngorane rero dufite, niyo mpamvu baza batwigisha kugira ngo tuve mu bujiji, tujijuke, tumenye gukora ikintu utakizi. Sinabara ufite imbaraga zo kukirinda cyane. Ushobora kuba tubujijwe n'abantu muri kumwe, ushobora kuba tubujijwe n'abandi bantu kumwe, ariko bageraho abo bantu batari ukabikora kubera niba uzi imbaraga zawe. Buriya tuba twirinda kenshi icyaha kubera ko tuvuga gusaba icyaha n'ikibi, ariko icyaha mureke mbabwire imbaraga z'icyaha gatoya. Amen. Turimo kuganira guhunga icyaha kubwiza amahitamo meza. Mureke mbabwire imbaraga z'icyaha, kosti y'icyaha, wenda abongereza barabyumva. Ikiguzi cy'icyaha ni ikintu kiremereye, kirenze uko twebwe dushobora kubitekereza. Amen. Kosti y'icyaha ni nini, iraremereye. Umuntu yenda ku ishuri ngo azige, nashaka kaminuza akore dogiteri, akore n'ibindi, ngo azagere kuri kosti y'icyaha, azagere kuko ashobora kubona ikiguzi giho kwishyura icyaha. Niyo mpamvu icyaha, kosti y'icyaha kirangana n'urupfu rwa Kristo. Nazo ntekereza ari amagambo ya Yesu ngo ndatangaye, nibwo naje kwishura ukuntu icyaha gifite imbaraga zirenze uko twese tubitekereza.
hasi kiri kubera gusa kuko mu cyana n'iki icya kostiya ikiguzi cy'icya kirangana n'urupfu rwa Kristo. Biriya rero imibabaro n'urupfu bya Kristo bikwiriye kuza bihora bitwibutsa imbaraga z'icyaha kugira ngo tukirinde tugize amahitamo meza. Ubuntu ni iki? Ubuntu ni Kristo. Reka mvuge kugira ngo mwumvise kosti y'icyaha. Ujya nari bivuze nk'umuntu utambutse cyane. Ubuntu ni Kristo. Siko yari umuntu atariho Kristo. Ahora rero ngo se tugumye dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bwa Kristo busabe. Icyo bazavuga ni ukugira ngo ubuntu bwa Kristo bukomeze tubuhabwe. Noneho niko kuvuga ngo Kristo dukomeze dukore ibyaha, Kristo akomeza atange ubwacu. Ahabwa ngo ntibikabeho. Kubera iyo mpamvu yaravuze ngo ntibikabeho. Kuvuga ngo ubuntu bwa Kristo twabuhawe rimwe gusa, ntabwo tuzongera kubuhawe. N'umutakaza rero ukabufata nabi, ntabwo uzongera kubuhawe. Nicyo Yesu yavuze. Yesu yavuze ko atazongera kudupfira na rimwe kubera imbaraga zo gutinya icyaha. Yesu ariko kuganira n'abigishwa mu ijoro rya nyuma yenda kubasezera byari mu rukerera baza gufata Yesu. Yesu ngo agire ubwoba bwinshi kuko iminsi yarimo abwiriza yarimo akurira icyaha ari kuririya ibindi ari kuririya ntabwo byari biteye ubwoba cyane. Noneho bigera ku mugoroba wa nyuma Yesu aravuga ngo ibyaha byose bimaze guhura ibyiriya n'ibyiri bimaze kuza ibyavuye mu badayimoni ibyavuye muri bihura ku mugoroba wa nyuma. Yesu yicaye n'abigishwa arababwira ngo mfite agahinda kenshi ko gutekereza ibyenda kunywa. Icyo bavuga ni imbaraga z'icyaha yahoze atinya. Imbaraga z'icyaha ari kumaze gukusanya zose. Yesu aravuga ngo noneho uyu mugoroba ndumva afite agahinda kenshi ajya gusenga kubera imbaraga z'icyaha agira ngo numvise ikosi y'icyaha ngo amare guhura wa mugoroba imitsi iyi ngiyi ntabwo hari kumanywa ku zuba hari mu rukerera. Yesu niwe bamufashe mu rukerera, ntabwo bamufashe ku manywa cyangwa ku mugoroba. Mu rukerera imbaraga z'icyaha zimaze guterana neza zimaze kwinjira mu mubiri, imitsi ikaziturika amaraso kubera imbaraga z'icyaha. Amen. Ushaka kumwumvisha kurusha gukinisha ibintu Yesu yageze utarabitinya. Kazabwira abigishwa ngo murumva agahinda kenshi, atangira gusenga abwira Imana ngo Mana niba bishoboka ndabizi ko kuri wowe byose birashoboka. Ubwo birashoboka ko kino gikombe cyorenga andi masaha. Ariko akavuga ngo Mana ntibibwo ndabashaka kuko ngo yari yamaze gucika intege icyaha cyamaze imbaraga yagize ubwoba bw'indwara yo kwinjiramo bituma Imana yohereza marayika wayo muri Matayo y'Imana. Imana yohereza marayika uvuye mu ijuru waraza kumukomeza amwongera imbaraga zari zashize. Niba rero Yesu yarageze ubwo atinya icyaha akaza abwira Imana ngo Mana izi mbaraga z'icyaha ntiwoze indeba. None twebwe rero tubikinisha ukabesha ukiba ugakorakora ku bintu by'abandi n'abantu b'abandi. Yesu yageze ubwo atinya ukuvuga ngo nubwo wotanga umubiri wawe nasomanye ko n'abandi n'abo bari bose nta muntu n'umwe ufite imbaraga nta n'umwe ufite ikiguzi yo kwishyura icyaha cyo kuvuga ngo babwire gute akaba gatoya nta n'umumukije uretse gusa umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu rero icyaha kirangana n'urupfu n'imibabaro bya Kristo. Yesu rero aravuga ngo izi mbaraga z'icyaha nizo sinzasubira kuzibiraho n'utizera uzarimbuka. Tuzadukinisha rero ibintu tugakora ibintu tutadutekereza imbaraga zacu. Niyo Pawulo yababwiye ngo mwiyakomeza gukora ibibi mwishingikiriza kuri ubuntu bwa Kristo ntimwobone ikiguzi. Ni Yesu gusa waje akitaha. Nyuma y'urupfu rwa Kristo nta kindi kiguzi nta yindi kosa mwobona mu kwishyura icyaha. Icyaha rero gifite imbaraga ya Kristo, icyaha gifite imbaraga zingana n'urupfu rwa Kristo. Urupfu rwa Kristo rero ninde ukobona kosa y'urupfu rwa Kristo, ukobona ikiguzi cy'urupfu rwa Kristo. Uzoza utinya icyaha uzutekereza ukuntu gikomeye. Sinarishatse kubatera ubwoba ariko narishatse kubibutsa ururimi niruza ruza gusohoka usohoka ko icyo ugiye gukora
gishaje cyane cyane hirya no hino bigeze ku munota wanyu cyitire ariko twebwe kubikora buriya iyo satani agiye kubesha cyangwa iyo arimo kubesha umuntu ngo niyibe ntabwo azahita amutereka mu kibanza cyo kwiba ntabwo azahita amushyira ngo niyibe ako kanya ahubwo ajya amutwara akamwereka akabaza akabitekereza akamugeza iriya yaje kumugeza mu gikorwa nyacyo akamusubiza ku kibanza akamujyana inyuma yo kwiba akamubesha iyo ushiriza muri nyuma yo kwiba nibiba amafaranga urabukemuye ku kibazo waba ufite kuri ukuntu satani n'uri abatumye rero twigaragaza iki byakiza bya byishimo bigatuma twibagirwa kosi y'icyaha bigatuma twibagirwa ikiguzi cy'icyaha. Amen. Uyu mugoroba rero ndimo kubabwira ngo twirinde icyaha ariko dusobanukirwa imbaraga zacu. Nidusobanukirwa izo mbaraga nidusobanukirwa imibabaro ya Kristo niwumva utewe agahinda mu mutima n'ibyo Yesu yanyuzemo ku bwawe ku bwanyu izo mbaraga nizo zizatuma wirinda icyaha nizo zizatuma amahitamo meza. Abefeso kane umurongo wa 25 kugera kuri 32 ntabwo tubasoma ko turihuta nijyane gusoma hano. Icya kabiri bakora umwari w'umujumba kenshi natwe umuntu akavuga ngo nzewe n'Imana